Eugene Official. Yes, turongeye turabasuhuje cyane rero, twongeye kandi kubifuriza igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose kuri mwese mwakanze kuri subscribe, ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo amakuru yacu akihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa gatanu, ijuma nziza rero kuba mizirima aho mudukurikiye muherereye. Hanyuma kandi tubabwire ko iki tuzanye muri aya masaha n'ubundi nk'ibisanzwe na makuru tugiye kugenda tubagezaho, nkuko mumaze kumenya rero amakuru yacu yo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu w'itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2026. Twari tugiye kuregenda tuyahera cyangwa se tugaruka hano muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane by'umwihariko tukaza kureba hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko ibintu biramutse byifashe, haba rero ku mirongo y'urugamba turareba uko biramutse byifashe, ariko none kandi tukaza kugenda tureba no ku ruhande rwa M23 ibiri kuhavugwa, ni nako kandi turi buze kureba no ku ruhande rwa Kinshasa uko biri kugenda cyangwa se uko ibintu byifashe muri rusange. Umujyi wa Uvira wamaze kwitwa ko wabaye ville morte, byifashe bite muri umujyi wa Uvira? Haravugwa rero imyiteguro y'urugamba ikomeye cyane. Turaza kugenda tugaruke hano muri teritwari ya Fizi, naho turebe ku mirongo y'urugamba uko bibukeye byifashe. Turagaruka hano mu mujyi wa Goma, turaza kureba muri ASM V3, hari amakuru mashya ari guturuka hano muri ASM V3. Buri wese kandi akwiye kuza kumenya, akwiye kuza rwose kumva, cyane ko hano muri ASM V3 haravugwa rwose umweyo, haravuga umweyo mu bayobozi, haravugwamo rwose umweyo. Ni bamwe no mu bayobozi mu by'ukuri ubona ko ibintu bitameze neza cyangwa se bitagendaga neza. Amakuru aravuga rero ko rwose hari umwe mu bayobozi bagize gute yewe bamaze kugenda birukanwa mu mirimo zabo cyangwa se mu nshingano zabo. Turaza kugenda tubigaruko gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero hari andi makuru turaza kureba muri Kivu y'Amajyaruguru, turareba uko biramutse byifashe, cyane ko turaza kuba turi kumwe na mutangazaji, ndavuga ubwo ngubwo rwose sina makosa agenda tubwira ku mirongo y'urugamba uko biramutse byifashe. Ariko nanone kandi ntimuze kwirengagiza ko rwose turaza gusimbukira no mu gihugu cy'u Burundi, naho tukareba uko biramutse byifashe. Nguko rero nayo makuru tugiye kugenda tubagezaho rwose. Mbere y'uko tuyatangira, nkuko bisanzwe murabizi ko rwose ntajya mpoema cyangwa se ntangira amakuru ntabongeye kubibutsa gukora like kuri iki kiganiro, ndetse rwose abatarasubscribinga namwe nkababwira ngo musubscribinge kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma igisirikare cy'u Burundi FDNB kirimo kirohereza abagabo ngo bo mutwe udasanzwe, kirimo kirohereza ingabo ngo zidasanzwe. Izi ngabo ngo zikaba ziteguye rwose kuzibira M23 ndetse na twirwaneho. Hari abasirikare boherejwe ku munsi w'ejo tugiye kugenda tugarukaho. Aba rero umwihariko wabo ngo nuko boherejwe ndetse boherezanwa n'imbunda zitagira uko zingana ndetse zo mu buryo budasanzwe. Izi ntwaro bakabemeza ko mu by'ukuri ngo ziri buze guhangamura M23. Abazarendo bari bamaze iminsi bari gutabaza bavuga ko rwose nta bikoresho, ni ibyagiye bitangazwa n'utwe ngo ni Duyi cyangwa se James Feka Duyi, witwa Feka Duyi, amaze iminsi rwose agenda bitangaza ku marezo sosiyo. Hanyuma rero bohereje guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa Kinshasa, Jean-Jacques Purusi, nkuko amakuru abitubwira. Uyu mugabo rero yoherejwe hano umunsi mu mujyi wa Uvira habagamo imyigaragambyo. Hanyuma rero ubutumwa yabugejeje ibukuru, hari ibyavuye ibukuru tugiye kugenda nabyo tubibabwira. Nyaboneka ntimuze gucikwa muri iki kiganiro cyacu, na makuru tugiye kubagezaho. Mwe icyo tubasaba gusa ni ukugira uruhare muri iki kiganiro. Kugira uruhare muri iki kiganiro nta kindi bigusaba, ni ugukora like ndetse ugakanda no kunzogera. Niba utarakora subscribe ukayikora ugakanda no kunzogera, ubundi amakuru yazajya hagera ukayabona mu bimbere. Ngayo rero ngo reka tubanze dutumikire abadutumye, ubundi tuze kugaruka n'amakuru mu buryo burambuye, ntuze gucikwa. Reka rero tubanze tubatumikire muri rusange.
tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka dutangire cyangwa se twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Na makuru tugiye guhera n'ubundi hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko inkuru tugiye guheraho ikaba ari inkuru ifitanye isano bya hafi cyane rwose n'u Burundi. Ni igisirikare cya Repubulika y'u Burundi, ni Prime Niyongabo wafashe icyemezo rwose cyo kohereza ngo abasirikare badasanzwe b'intoranwa beza mu beza bagiye guhangana rero mu by'ukuri n'ibitero bya MRDP twirwaneho ndetse na M23. Ikigeretse kuri ibi bitero kandi bikaba ari ibitero rwose bamaramaje bavuga ko bigomba kugira icyo bisiga bikoze, aho bavuga ko rwose batitonda rwose bagomba kwitonda ndetse ngo bagategurana ubushishozi kugira ngo abashe gusubiza inyuma cyangwa se kuzibira M23. Amakuru rero yo kwizerwa aratubwira ko ahantu bita Baraka bamaze koherezayo abasirikare bagera kuri 800 beza cyangwa se ngo b'intarumikwa. Ni mu gihe kandi hano muri Uvira naho haravuga rwose ko hagiye koherezwa abagera muri 500 barenga 500 nabo beza mu beza ngo biteguye kujya kugaruza iriya misozi ya za Mitamba nk'uko rwose biri kugenda bitangazwa. So amakuru rero akavuga ko aba bagabo bamanukanye ibikoresho ngo karahabutaka, bamanukanye icyitwa igikoresho karahabutaka n'intwaro zidasanzwe zaguzwe ngo ni muri Israel. Niyo izi ntwaro zaturutse, zikaba ari intwaro ngo ziteguye guhangana na M23 ndetse ngo zigomba no gucura zigomba gucura insinzi. Ikiro ni ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, cyane ko igihugu cy'u Burundi kiravuga kiti turajenjeka gato, rwose turariba gato, nta kindi kiri buze kuba. Iyi mirwano cyangwa se iyi ntambara ishobora kuza guhita ifata indi ntera. Bakavuga bati iyitwa Red Tabara iri ahangaha nayo ishobora guhita itangira kwizambaguza, kandi ngo ikaba yanatizwa umurindi na M23. Bityo rakaba ati tugomba kurwana nk'abari kwirwanaho, tugomba kurwana kubura hasi hejuru, nta gutsindwa nta gusubira inyuma. Ya tekinike yabo ngo cyangwa se asiroga yabo ngo turaterwa ntidutera, basa naho nabo bahinduye siroga. Gahunda iriho ni ukwataka ndetse nta gusubira inyuma. Uburundi bwamaze guhindura siroga mw'abantu mwe, bugiye ngo kwataka nta gusubira inyuma. Ikiro kikaba ikimenyetso simusiga kigaragaza yewe yuko bigiye kugenda bite, yuko hano hantu mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se hano muri Kivu Amajyepfo hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Amakuru aravuga ko aba bakomando tayari bamaze kuba bagera, na parakomando bamaze kuba bagera hano muri za Baraka
mu gihe abo tutaramenya ibyabo nibo bamaze kwagerana bahari ugomba kuza hano muri za Uvira, ariko abagomba kugera hano muri za Baraka bamaze kuba bahagera, ndetse n'intambara igiye gutangira kugenda iba irimo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu. Iyi ntambara igiye gutangira kugenda igaragaramo n'indege za kajugujugu, cyane ko aba baparakomando bagiye kuzajya rwose ngo banagurukira mu mitaka. Bagiye kuzanamo ibintu by'uruvange rwose barwanire hejuru mu ndege, niba ngombwa bazajya bamanuka mu mitaka ngo bagwe inyuma y'umwanzi base n'abamugotagota bamushyire inyuma. Ni tekinike nshya rero mu by'ukuri amaze iminsi batozwa, ariko nabo noneho byarenze kuvuga ngo bagiye gufasha Gisekedi cyangwa se Facibeto, ahubwo bavuga ko nabo bagiye kwirwanira ubwabo, kuko bati nituramuka rwose tujenjetse ahangaha ikiri buze kubaho nta kindi tushobora kuza kukitegura. Ati rero nta kindi kigomba kuba kiba, nuko intambara ishobora guhita itangira kudusanga he hano mu rugo iwacu. So turaza kugenda nabyo tubireba mu by'ukuri. Ubwo ikigaragara cyo nuko aha hantu hagiye kongera kuba urugamba rukomeye cyane, ni mu gihe nyamara M23 bivuga ko rwose yo yamaze kugenda yarenze isa n'iyasize Fizi inyuma ndetse na Baraka. Nabonye ngo nyuma yuko M23 natwirwa no bageze mu gace kitwa ngo ni Rurenge, aka gace ro mu by'ukuri kari muri teritwari ihana imbibi cyangwa se iri hano kari muri teritwari iri mu ntara ihana ni ihana imbibi n'intara ya Maniema. Nabonye Wazalendo hariya basizoye n'abari mu Karasisi ngo biteguye ngo kurwanira hariya ku buryo ngo batari buze kurengwa cyangwa se ngo M23 ngo ibe yaza hariya muri bira bice cyangwa se muri riya ntara. Muri make ibitero biri kutegurwa hariya ni karahabutaka, ndakubwiza ukuri ibintu birakomeye. Reka twongera dutumikira n'uyu mutaramu wacu, hanyuma noneho ubundi tuze dukomeza n'amakuru mu buryo burambuye cyangwa se amakuru akomeye cyane. Mbabarire rwose ndimo kuribwa inze duhite twinjira muri ASM 23 hano Igoma, wenda tubone tugaruke no mu bindi bice, ariko nabanje kubagezaho ibya hano muri ASM 23. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2. Uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, hanyuma rero ubwo tayari twamaze kuba tugaruka, tukaro tugiye kwinjira hano rero muri ASM 23 naho turebe ibiri kuhavugwa, cyane ko hari amakuru turi kugenda dutohoza ari kutugeraho, n'ubundi rero aya makuru akaba arimo araturuka hano muri ASM 23. Namakuru rero avugwa kubijyanye mu by'ukuri nibyo twavuga ibyemezo bikomeye cyane byagiye bishyirwaho, nk'uko amakuru turi kuyakura indani, namakuru turi gukura indani y'ibyemezo byagiye bishyirwaho cyangwa se ingamba zagiye zifatwa muri ASM 23, nyuma yuko bimaze kugaragara ko bamwe mu bayobozi bari ku buyobozi cyangwa se bari gutegeka mu bice biri kugenzurwa na ASM 23. Hari bamwe mu bayobozi rwose bameze nk'abanyamugirya nino, uyu munsi bari gukora muri ASM 23, mu kandi kanya ugasanga rwose naduye cyangwa se rwose nabo kwa Gisekedi bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa baza nabo, ugasanga mu by'ukuri nabo bagize gute, nabo barabageraho baraganira rwose, ugasanga nta kibazo, ravuga ati none ugasanga mbese ari muri none ngire nte, nuko nyine nta kibazo, ni kasanga mbese hose ariyo.
nyuma yo kugenzura ko ibi ngibi bibaho cyangwa se babikora hano mu bice bari kubiri imbere, M23 turabarebye aravuga bati aba bayobozi nabo impamvu ibi bintu bitari kugenda neza, hari ibyo tugomba kugira gute, tugomba guhindura. Mu makuru rero ndi kugenda ntohoza ya zandani, abayobozi ubundi ntabwo babonaga icyo twakwita salary cyangwa se amafaranga. Muri make ntabwo bari bafite amafaranga bandikiwe, nta mushahara bari bandikiwe. Ikintu cya mbere, ntabwo umuntu wajya kumufatira ibyemezo utagize utabanje kugira ibyo wenda ngo najya kuvuga avuga ati uraruzi wenda imbe bari kunkora gutya banampemba. Mu makuru twaje kumenya nuko muri ASV turabagiye kugira gute aba bayobozi babandi bose ba administrateri babandi bo mu bice mbese biri imbere, aba nabo bagiye gutangira guhabwa amafaranga, kandi amafaranga afatika. Ntabwo babonaga amafaranga bakimeze nk'aba volontaire, usibye ko nyine umuyobozi we kumubwira ibi ngibi hari igihe bakama nizo baragiye, ukabona rwose nta salary, ariko ukaba utamuburaho amafaranga. Kubera iki? Arakemura ibibazo by'umuntu, umuntu azamuzaniye isake, arakemura ibibazo by'umuntu amubwira ati akira aka gacupa wabigenje neza, amwohereze nk'ibihumbi 50. Ariko noneho ibi ngibi nibyo navuga ngo ASV3 ishaka kugira ute, ishaka kurwanya, kuko hari igihe abayobozi nabo bagendera mu gutamira utu dufaranga cyangwa se iri shimwe ry'aba bantu baba babazanira, ugasanga mu by'ukuri biri kugenda byica systeme y'uburyo ki ASV3 ishaka kubakamo ibintu byayo. Ugasanga bamwe bari kugenda babahereza ibintu bameze nk'abari kwigura, babandi batanze basa n'abari gutanga ibintu nibo bari kugira gute, nibo bari gukora amakosa. Ariko noneho wajya kureba ugasanga utise none uyu nguyu ndajya kumukangurira kureka ibi, ariko hari ibyo ntamuha agomba akeneye. Nk'umuntu wirirwa ari gucunga cyangwa se umuyobozi akeneye amafaranga agomba gutunga umuryango. Iyo ayo mafaranga bayashyizeho rero, batangira noneho kugira ute, ubwo systeme bagiye guhita binjiramo, bagiye kwapurika niyo kurwanya sasa ikintu bita ruswa. Kwikubitiro rero hari amakuru ndimo ndakira, ababwiye ni muri ASV3 hari ababirinduwe cyangwa se abagiye kubirindurwa, niba birashoboka ko wenda n'amaretere yamaze kubageraho. Hari bamwe mu bayobozi ba ASV3 bajya bafata kitwa ka kitu kidogo, ni liste y'abantu nabonye nagerageje gukubitaho kudeyi, nsanga ni liste y'abantu bagera kuri 7 ba mbere kwikubitiro bagiye kubera abandi intangarugero umweyo, bakabakura ku buyobozi. Impamvu ni iyihe rero mu by'ukuri? Muri iki gihe barimo nizihe ngaruka biri kugira kuri aba bantu mu by'ukuri kugenda bafata amafaranga gutya? Umuntu umenyere kurya amafaranga n'umwanzi ashobora kumucamo akaba yagira ate, akaba yarya amafaranga cyangwa se akaba yanagurisha bagenzi be. Ariho hahandi ntabwo azajya kubwira abaturage ngo mureke kugira gutya na gutya, nawe ari iki, nawe ari umuryi wa ruswa. Hari ibintu byinshi atazashyira ku murongo. Kubera iki? Kubera akorera muri izo nzira. Ariko mu rwego rwo kugira ngo havemo urwitwazo, ndi kubikora kuko nta kintu kidogo ndi kubona, bashyiriweho icyitwa amafaranga ngenderwaho cyangwa se yifatizo. Vuga ngo niba ari amadolari 200, ni amadolari 200 agomba kuyabona buri kwezi, ariko akayobora neza. Ubuyobozi bwe ntiburangwe n'icyo twita ruswa. Aya ni amakuru mba ngenda mbazanira nkura za ndani, yayandi mba nkura ivure n'indani.
abo rero bagiye kwirukanwa ubwo nyine kwa Heri, ubwo nyine abo rwasize, abo rwose bitarutse basigaye ari amahoro, nuko nyine musigara amahoro nyine, ariko ubwo nyine namwe mwite ku bibazo by'abaturage. Aba rero wenda ndaburemo gake, hari abenshi bagiye barya amafaranga y'abandi mu bijyanye no gutanga ibibanza. Hari ahantu bagiye babyinjiramo mu bintu bijyanye n'ibibanza, hari ahantu hano muri za Masisi, za Mushaki nahe hose, hari ahantu iyo ngiyo za uri murerekeza iyo ngiyo ku za Rubaya, hari ahantu bari kugenda batanga ibibanza. Aha rero bamwe mu bayobozi niho bagiye bagaragariza rwose akaboko kabo mu kurya ibiceri, kurya inoti, akaza kuvuga ati rwose ati myamba gutya kitu kidogo. Aba rero bagiye kugira uteyewe bigiye gusubira irudubi. N'amakuru mba nakuye indani, nta bindi byinshi ndi buze kurenza, reka mpinira aha. Ariko nuko bimeze, ikindi gishya gishobora kuba cyangeraho nacyo ndaza kugenda mbibabwira, nge mba namaze kuba ngera ndani kwa ndani. So reka rero tuve ahangaha, ariko se Uvira aho bura ntitwahavuye. Uvira naho ntekereza ko twagiye tuhagarukaho tubabwira uko situation ihagaze. Reka ahubwo twigarukire hano muri za Minembwe. Muri Minembwe rero nta kindi kiri kuhavugwa, nuko na MRDP twirwana barimo kwitegura. Ntago ndamenya niba General Charles Sematama nyuma yuko yari amaze iminsi ari hano Igoma, ntabwo ndamenya neza niba rwose yaba yasubiye cyangwa se yaramaze kongera kugera hano muri za Minembwe. Ariko nyine urumva ko nabo barimo kwitegura, urumva niba Kinshasa bari gutegura ibitero byo kubagabaho, nabo bari kwitegura kugira ute, bari gutegura mu by'ukuri ubwirinzi. Barimo barategura iki? Ubwirinzi. So situation rero yahanga muri iki gitondo barakubwira ko rwose ni karume, na za operation zidasanzwe ntaziherutse kuba. Ariko nyine bantu banje ndagira ngo mbabwire ko nubwo hariya ibintu ari karume, naho haragaragara ko hashobora kuba hakwaduka imirwano ikomeye cyane. Ariko nanone kandi wanareba ugasanga ntabwo ari ibintu bya bitunguranye, cyane ko MRDP twirwana M23 barashaka kureba uburyo kibaribera iyi Baraka ndetse na Fizi. Ntabwo ro babigeraho mu by'ukuri igihe batarwanye, bagomba kuhagera barwana. Nta kubwa ari uhantu ho gupfa kugera nyine gutyo ugapfa kwinjira gutyo, bisaba nyine kugenda n'ubundi barwana. Yes, ngaye rero nguko, reka ku buhanga bw'ibyuma rero badushakire Sina Makosa kugira ngo atwinjize muri za Masisi naho na update turebe uko ibintu biramutse byifashe. Cyane ko rwose ibintu tuba twagiye tubyorganiza, tubitegura gatanu kuri kagenzi kako. Waramutse neza Sina Makosa, waramutse neza? Gakiye neza bwana Fighter. Urakomeye? Meze neza turashima Imana. Waramukanye iki aho iwanyu muri za Masisi Sina Mako? Ahangaha muri territoire ya Masisi n'ubundi burakeye nyine aho turi bukeye neza, usibye ko nyine za Nyamugigima ndetse n'ama operation abagiye atandukanye bagenda ari kugenda akorwa nyine mu bice bigiye bitandukanye. Ari mpamvu nyine natwe tuba twabyutse tugira ngo tubyegeranye nyine tugende tubigezaho abagenda badukurikirana umunsi ku munsi. Ubwo rero reka amakuru yacu n'ubundi yo muri Kivu y'Amajyaruguru tuyahere muri territoire ya Masisi. Duhere ahangaha mu nkengero za Masisi ku zone muri imisozi miremire ya za Bukombo, nyuma yuko n'ubundi FDLR zigize gutya zikisuganya zikahubaka amadefensi agiye atandukanye no kugenda nyine zihacukura communication ndetse n'indake zigiye zitandukanye. Muri iki gitondo umutwe wa M23 wahagabye ibitero karabutaka, ibitero karundura mu rwego rwo kugira ngo batsintege nyine izi ngabo za FRDC.
guhera rero mu masaha y'isa 11 niho isasu rya mbere ryatangiye gusohoka. Abantu bibaza ikibaye, abantu bibaza uko bigenza ngaha muri Bukombo. M23 rero niyo yarigabye ibitero bikomeye cyane, ibitero biremereye ahangaha muri Bukombo, muri ubwo buryo bwo kugira nyine ngo itange izi ngabo za FDL ndetse na FARDC zari zateguye kuba zakwinjira muri misozi miremire ya za Gahongore. Kugeza amaginga ya rero isasu rikaba ririmo rivuza ubuhuha, abantu bazi hano Bukombo hejuru rwose ahantu nyine amadefense ya Maimai yahoze yabaga, niho n'ubundi izi FDL zari zagenze cyangwa se niho zari zamaze kuba zubaka. Kugeza ubu rero M23 ikaba iri kurwana n'ukuntu yatwika izi defense, nubwo zitarabasha kuba zatwikwa cyangwa se batarabasha kuba bazikambagiramo, ariko bamaze kuba bazisesekaramo kuko rwose amasasu mato yari kubasha kuba yahagera, ukumva ko urugamba rwamaze kuba ruhindura isura. Nyuma y'uko rero na FDL nazo hangaha zikomeje kugenda nazo zirwana zireba ko nyine aka gace zitagatakaza, dore kari agace binjiyemo nubwo batarwanye kugira ngo bakinjiremo, ariko kari agace kari strategique kandi gashobora kuba kagira icyo kabafasha mu bijyanye nyine no gutegura urugamba ndetse no kuba M23 yabasha kuba yaharasa. Nyuma y'uko rero M23 n'ubundi abasirikare baharashe baturutse ahangaha n'ubundi mu musozi wa Gahongore, ntabwo bigeze baturuka hano Masisi ku zone, ahubwo baturutse Gahongore bamanuka uwo mukikiro wose w'umusozi, basa nkaho baturutse navuga izi FDL zari hano muri Bukombo hejuru. Byatumye rero izi FDL n'ubundi kugira ngo zikomeze kugenda zisa nkaho zihangana nabo kandi bari basa nkaho bari hejuru yabo, bigenda bibagora, dore ko rwose bakubitaga amakompora akamanuka byihuse cyane, biri gutuma rero urugamba hangaha rufata indi sura. Ndetse byatumye na Maimai zahangaza kwa Janvier Karayiri zisa nkaho zatereranye izi FDL, dore ko bose ahantu navuga bari batigeze barwana, dore ko bahise bimanukira bajya mu musozi wa Gasopo, bigaragara ko babatereranye n'ubundi ngo ntabwo bumvikanaga. Byatumye rero ahangaha M23 biza kuba ngo bishobora kuba byayorohera mu gihe ngo izi Maimai nazo dore ko arizo zizi utu duce kurusha izi FDL. Ubundi ngo M23 yatinyaga izi Maimai kurusha uko yatinya FDL, kuko batinyaga ko izi Maimai ingarizo zakagombye kugeza zibatega amambushe, bitewe nuko nyine naba hano Nyabyondo, na hano Rwashi, aba hano ku zone, abo hakurya Bugabo. Ubona ko bavuga ko nyine byari kugorana no kurwana na bari abamayimayi basanzwe bahazi, basanzwe bahavukira, ariko bakavuga ko izi FDL no mundi nizo zaturutse mu birunga bya hano muri Nyiragongo zijya muri Warikare mu rwego rwo kujya gufata amasomo ya gisirikare. Bakavuga ko n'ubundi kano gace ntabwo bakazi cyane ku buryo M23 yakagombye kuba yabatinya ko bategwa amambushe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Byatumye rero n'ubundi M23 ingifatirana izi FDL kugira ngo zitabasha kuba zagira ku ntego yazo, aribyo byatumye nyine bahita bakubita babagabaho igitero navuga gitunguranye, kuko simpamya ko FDL kugeza amagingo ari igitego yuko ishobora kuba yagabaga iki gitero, dore ko n'ubundi bari bazi ko muri iyi misozi ndavuga ya za Gahongore ndetse na hariya mu nkengero zayo batari bazi ko arimo abasirikare ba M23, ngo bari bazi ko abasirikare ba M23 bari za Rubaya, abandi bakaba za Gatare yewe na za Mushaki, ariko baje gutungurwa nyine no gusanga M23 ibagabyeho iki gitero. Ni igitero rero kugeza amagingo akiri kugenda cyumvikanamo, yaba ari imbunda nini, imbunda nka za machine gun, imbunda nka za RPG, imbunda nka za Gatibusha, yewe n'imbunda zigenda zirekura amaroketi agiye atandukanye, zirimo zirifasha ku rwego ruhambaye. Bigaragara ko M23 izi ko n'ubundi bari FDL guhangana nayo ari urugamba rushobora kuza kuba rwanamara amasaha maremare, ariyo mpamvu bari kwifashisha nyine n'imbunda ziremereye muri rusange. Kugeza amagingo ya rero muri aka gace ka Bukombo amasasu arimo aravuza ubuhuha nyine kugira ngo barebe yuko izi FDL n'ubundi bazitatanya zikava muri aka gace ka Bukombo, dore ko n'ubundi zikagumyemo navuga ko Masisi zone ndetse na za Gasheberi, yewe kongeraho na za Rurambo, kongeraho na za Buguri, hataba hafite umutekano uri safe. Ubwo ntabwo turabura kuvuga na za Gahanga, dore ko tageti yabo kwaro kwinjira muri uyu musozi nyine muremure, kandi kuwinjiramo byari gutuma Masisi yose isa nkaho igiye muri insecurity. Nguko rero ko bukeye ahangaha muri Bukombo rwose situation ntabwo imeze neza, isasu rimo rikomeje kugenda rivuza ubuhuha, aho dutegereje kiraza kuba gikurikiraho
hanyuma y'imirwano tuza no kubabwira ikijyanye na ripoti ya risasi na majeruhi mu gihe imirwano irabisa nkaho icwekere cyangwa se irabisa nkaho irekereho, ariko abagenda badukurikira bakatubwira ati se none murabona impumeko imeze ute yaba ari M23 ndetse na FDL, murabona umunzani ukomeje kugenda uhahengamira hehe kugeza maginga? Ntabwo turabona nyine hari uruhande rusa nkaho rwirutse cyangwa se ngurukore withdraw yaba ari ku ruhande rwa M23 cyangwa se rwa FDL, ariko n'ubundi amahirwe menshi bivuga yuko M23 ngishobora kuza gufunga safe aruko imaze kuba yakura izi FDL muri aka gace ka Bukombo. Reka rero tuve muri aka gace ka Bukombo n'ubundi tuvuge ku basirikare ba Janvier Karayiri nabo nyine bari hano muri Nyabyondo bamaze kuba bumva yuko M23 igabye igitero kuri izi FDL, bo bahise bikuriramo akabo karenge bahita binjira muri Gasopo hariya ni umusozi navuga iri hara hejuru uwerekeza za Mahanga ubutayi umuhanda ujya Warikare ukinjira mu muhanda ugiye muri Mahanga hara muri Gasopo rero baba bamaze kuba birukanyira nyuma yuko babonye ko n'ubundi ntacyo bari buze kuba bafasha FDL, dore ko n'ubundi agatacanaga uwaka byatumye rero n'ubundi hariya izi mpema zivuga yuko ngo zo rwose zititeguye kurwana kuko ngo aho zarwaniye n'ubundi zibona ko ntacyo zigeze zigeraho, kandi iri mu gihe ngo izi FDL ndetse na FARDC ngo babona yuko ngo nta kintu bigeze babafasha. Muri ubwo buryo rero nabo bavuze ko nta kintu n'iki na kimwe kijyanye no kuba babakenera ku mirongo y'urugamba ngo bajyeyo, byatumye rero nabo bahunga urugamba kugeza ubu ngubu bakaba bibereye hariya muri Gasopo muri rusange. Reka tuve rero n'ubundi ahangaha dusimbukire mu gace ka Rubizo. Agace ka Rubizo nako ni agace kari hafi y'aho imirwano ya za Bukombe iri kubera, nubwo harimo ibirometero navuga biri hagati ya 4 ndetse na 5, ariko naho Rubizo ngo hongeye kumvikana turika kw'amasasu menshi cyane. Nyuma y'uko rero muri Rubizo naho ngo hatezwe ambushe ikomeye cyane, nyuma y'uko M23 yahateze ambushe izi yuko bitaye Nyasi ari kuhanyura, ndetse bari bazi yuko rwose ngo uyu mugabo bagomba kuba bamufata amatekwa cyangwa se bagomba kuba bamufata imbumbe. Byatumye rero bahatega ambush ikomeye cyane, ariko uyu mugabo ngaza kuba aharokokera dore ko ataje kuba ahacakirwa, ariko abasirikare be ngo bagera muri 4 bakaba babashije kuraswa. Abantu bakibaza ati uyu mugabo yarokotse ate, uyu mugabo byabaye bite? Nyuma y'uko mu basirikare ba M23 n'ubundi ngo bateze ambushe ngo aribo bashobora kuba ngo harimo abasinyaye cyangwa se harimo wahamagaye Inyasi ngo rufite nambaye, dore ko n'ubundi muri abasirikare ba M23 bari muri ibi bice bya za Rubizo, za Ruhinzi, za Gahira, ndavuga za Gise ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. N'ubundi usanga abasirikare barimo benshi biganjemo abagiye batuka muri Wazarendo ndetse no muri abo Barnyatura ndetse na Mayimayi, ugasanga n'ubundi nubwo bavuye muri Wazarendo bagifitanye connection n'abasigaye mu bateze ambushiremo, n'ubundi harimo wavuye muri Wazarendo ngo wahamagaye rwose uyu mugabo Inyasi ubwo yamuhamagaraga rero ngo mu rugendo yarafite rwo kwerekeza hariya Rubizo baturutse ubwo ndavuga hasi za Gise, ngo ntabwo yabashije kuza, ahubwo yagerageje kohereza uwo wari umwungirije agira ngo arebe yuko wenda ibyo bavuze ari ukuri, ndetse harasirwamo abasirikare rwose navuga bareba mu escort ye. Byatumye rero uyu mugabo ngo arusimbuka, ariko n'ubundi ngo niyo yayo kuko aho ari rwose navuga ko ari hagati y'ururimi, ariko n'ubundi M23 kabivuga yuko abasirikare bakomeje kuza biripotinga bava muri Wazarendo, ngo n'ubundi bakomeje kugenda basa nkaho babimbogamizi cyane muri territoire ya Masisi, kuko bakomeje kugenda n'ubundi batanga amakuru bigatuma izi operation zitagerwaho cyangwa se zitabasha kuba zagera ku ntego nk'uko babiteguye. Aba basirikare bakavuga yuko rero n'ubundi ngo bagiye gukomeza kugenda bakurikiranwa cyangwa se bagiye kugenda navuga bashakishwa, bari kugenda batanga amakuru kugira ngo nabo bagende bari kubiryozwa. Uyu mugabo rero Inyasi n'ubundi ngo kuba rwose abasirikare be baharasiwe ariko wakabaresa nkaho yarusimbutse, ntabwo bivuze ko rwose ngaraza kuba n'ubundi bamureka cyangwa se ngo yidegembye hariya muri Gisi ahakomeje kugenda yihisha, dore ko banze ko n'ubundi bakomeje kugenda bamuhigisha urujindo kugira ngo nawe akomeze kugenda ashaka iyo yarigitara cyangwa se ashaka iyo ahungira, bitari ibyo akabasha kuba yagabwaho ibitero biremereye, dore ko ari ukomeje kugenda abuza umutekano kara gace. Ubwo ndavuga za Gise, mvuge za Gahira, za Kinyana ndetse
yewe na za Buhimba. Bigaragara ko rero uyu mugabo rwose ibintu bitari byiza kuko amambushe yo bari kuyategwa no bari kugenda basimbuka bitewe nyine n'abari kugenda babahereza amakuru, ariko bigaragara ko mu by'ukuri M23 nayo ngo yiyemeje kuba irahangana nabo muri rusange. Muri territoire ya Masisi rero ubona ko situation ntago imeze neza na gatoya. Reka tubabwire ko muri miti mingi nyuma yuko M23 isa nkaho ari we yataye Wazalendo zose ndetse n'abasirikare ba FDLR. Muri miti mingi rero muri iki gitondo habyukiye inama rukokoma yahuje abajenerali bagiye batandukanye ndetse yewe n'abakoloneli ba FDLR ndetse n'aba Wazalendo yewe n'aba FARDC. Ni inama mu by'ukuri navuga isa nkaho itunguranye nyuma yuko nyene abasirikare ba Wazalendo bari kugenda binubira imyitwarire bagenzi babo ku mirongo y'urugamba. Bahise bahamagara abofisiye bose aho bari rwose muri aka gace bagira ngo bagire icyo baganiraho. Ni inama rero irimo bakigingi, ni inama irimo ba Mutayomba ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bagiye bahura aha kugira ngo barebe icyo bageraho. Hano muri miti mingi rero ngo bakaba bagiye kuganira ku kintu kimwe kiri gutuma batsindwa urugamba, nyamara ibikoresho babifite abasirikare ngo babafite ndetse benshi cyane, ngo bakibaza rero kiri gutuma batsindwa urugamba. Aho bamwe bavuga ko nyine gutsindwa urugamba ari kuba igisa nkaho kiri kubakoraho ari kuba benshi ari abasirikare ba Wazalendo nyamara nta myitozo y'urugamba bafite, ngo bigatuma rero n'ubundi urugamba bagenda barutsindwa umunsi ku munsi. Ibintu rero bakaba byatumye bavuga yuko ngo noneho ikigiye gusa nkaho gikurikiraho ngo nuko bagomba kureka FDLR ndetse na FARDC akaba ari bajya ku mirongo y'urugamba, none ngo abasirikare bakamanza bahabwa imyitozo nibura yibanze kugira ngo bamenye uburyo bashobora kuba bakwitegura ku mirongo y'urugamba. Ngo kuko iyo barebye n'ubundi basanga imirwanire ya Wazalendo ari hafi ya ntayo, nyamara Wazalendo bakagenda batabikozwe. Bavuga yuko ndahubwo iyo hataba Wazalendo n'ubundi ahubwo ngo ibice byose biba byarafashwe ngo Wazalendo ingarizo zigenda zisa nkaho ziri guhangana ndetse zigasa nkaho zigenda ziburizamo ibitero bya M23. Ubona ko ari inama mu by'ukuri yazindutse kare kuko mu masaha y'isa 12 yari yatangiye aya ofisiye yose yari yakoranyeho. Bigaragara ko mu by'ukuri Wazalendo bamwe barabyumva ati nyamara kujya ku myitozo byari byiza, abandi bakavuga ati reka ahubwo twe dusanga tugambanirwa ndetse ntiduhabwe nk'ibyo FARDC ihabwa kandi twese tujya ku mirongo y'urugamba. Inama iracyarimo kugeza amaginga ya n'ubundi ntabwo turamenya umwanzuro bari gufata, ariko n'ubundi turakomeza kugenda tubikurikirana hafi. Ariko hano imiti mingi rwose ku gasantre niho rwose inama iri kubera. Bishobora no gutungurana tukabona M23 nyuma yuko yumvishe abo ofisiye bateranye, dushobora kumva tukumenda nka drone na yira harashe kuko abafite nabo amakuru muri imbere cyane. Ariko kugeza amaginga ya aba ofisiye bose ngo bateranye kugira ngo bashakire umuti iki kibazo cya territoire ya Masisi, ngo ndetse barebe yuko nabo hari icyo bageraho mu gihe urugamba rwo rukomeje kugenda ruri kubananira muri rusange. Nguko rero ko muri territoire ya Masisi bimeze, ariko naho urumva ko operation yo aracyakomeje. Ntabwo burya operation yo abahagaze n'ubundi hirya no hino bakomeje kugenda korwa, bagenda bakomeza kugenda bareba hirya no hino uko bimeze. N'ubundi byose turakomeza kugenda tubakurikiranira 5 kuri 5. Reka tuve rero ahangaha muri territoire ya Masisi dusimbukire Warikare ahangaha mu nkengero za Pinga. N'ubundi ibintu byongeye kudogera nyuma yuko M23 iri kuzamura drone na FARDC ikazizamura. Noneho ubu FARDC ntabwo yazamuye drone ahubwo yazamuye za ndege za kajugujugu z'intambara rwose, ubona ko arizo noneho zisa nkaho zigiye kuba zifashishwa cyane. Ni indege rero bazamuye n'ubundi muri iki gitondo ahangaha mu nkengero za Burayi. Iyi ndege yahaje yo ntabwo rwose navuga yo ibifite abapilote, yo itwarwa n'abapilote. Ni indege yaje rwose irekurama urufaya rwinshi rw'amakomporo rwose, ntabwo igira 2 cyangwa 3 nka drone, yirazi kayamena menshi cyane. Byagaragaye ko urugamba rwamaze kuba rugera ku rundi rwego, nyuma y'uko FARDC ikomeje kugenda yifashisha izi ndege z'intambara. Ni mu gihe atarizi gusa ngo ndetse n'ibiba ngombwa na za Sukhoi 35 ngo zishobora kuzamurwa, dore ko nazo ngo zamaze kuba zigezwa hariya igisangani.
bigaragara ko urugamba rwongeye kuba ruhumura ahangaha mu nkengero za Pinga. Ni mu gihe ariko n'ubundi FARDC ikomeje kugenda igira ubwoba bwo kuba yatakaza aka gace ka Pinga. Muri Pinga rero nyuma yuko iyi ndege yakajugujugu ije ikarekura icyo nakwita urufaya rw'amabombe, n'ubundi ku ruhande rwa M23 nabo ngo baracyari stand by class 1 kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'ibi bitero, ndetse bakavuga yuko n'imbunda yo kuba yahanura iyi ndege nayo ngo ishobora kuba iri kwerekezwa hariya rwose za Minjenje kugira ngo bakomeze kugenda bashaka uburyo iyi ndege niramuka igarutse kuba yabombarda ahangaha ngo ishobora kuba yarashwe. Dushobora kumva mu masaha ari imbere indege igarutse twakumva bayigejeje ku butaka. Bigaragara kanga zabaye ibintu byongeye kuba bihindura isura. Bigaragara ko M23 ikeneye gufata Pinga ku bubi n'ubwiza, kuko bakomeje kugenda babona ko nyine hano muri Pinga ariyo nzira nziza yaborohera bayinjira bamanuka za Rubuto ndetse no kwerekera za Tingitingi binjira mu ntara ya Copo, ubwo aho ngaho bari kwerekera za Gisangani. Ubona ko rero mu by'ukuri ahangaha za Burayi ntabwo situation imeze neza. Abaturage Burayi bose bamaze kuba bayivamo bamanutse za Minzenze, abandi bagenda bahungira mu duce dugiye dutandukanye, ariko ubona ko nyine M23 nayo ngo ikomeze kugenda nayo yitegura ivuga yuko irahangana n'ibi bitero by'ikirere, dore ko yewe na sharing nazo zigikomeje kugenda zivuza ubuhuha barashisha za mbonda za BM21 nyine zirasa mu ntera ndende kugira ngo barere ko M23 ishobora kuba yasubira inyuma, noneho Pinga ikaba yasigara ifite umutekano, navuga ku ruhande rwa FARDC. Muri Pinga rero nguko bimeze, noneho ibintu byakazi byahinduye isura. M23 seyo hari indege irenze drone ishobora kuba yazamura. Ibi nabyo turakomeza kugenda tubihanga amaso tureba icyerekezo cy'iyi imirwano ikomeje kugenda ikorerwa ahangaha muri territoire ya Walikare. Reka tuve n'ubundi ahangaha rero dusimbukire muri Walikare ku zone. Walikare zone naho ntabwo ibintu bimeze neza. Wazalendo ngo zikomeje kugenda ziri kuraswa ubutitsa, ariko noneho ngo ziri kuraswa nabande. Ese byagenze bite? Wazalendo zaturutse muri territoire ya Masisi zigahungira muri territoire ya Walikare. N'ubundi ngo nyuma yuko bageze muri Walikare bagakomeza kugenda bakora bya bikorwa byabo by'ubusahuzi, bagenda rwose bashaka uburyo basahura abaturage bahariye, bitewe nuko nyine babifitiye amabunda mu giturage. Ngo abaturage bakomeje kugenda babivugana umunsi ku munsi, bakagenda bahura n'imirambo ya Wazalendo mu muhanda rwose mu masaha y'igitondo, bakibaza icyo babaye bakayoberwa. Ariko Wazalendo ziriya nazo ngo zikagenda zikoka aba baturage bahangaha kuko ngo batari kuzibanira na gatoya. Byatumye rero territoire ya Walikare ngo abasirikare benshi ba Wazalendo, amakuru agenda adusumira nuko ngo abagera kuri 700 n'ubundi ngo bagiye kuva muri Walikare bakigarukira muri territoire ya Masisi. Ariko amakuru tugenda ducakira nuko ngo atari buze kuba bagije gufatanya nabo basize, nubwo bashobora kuba baje kuba biripotinga, kuko ari kubona ko n'ubundi muri Walikare y'abari FARDC yabatereranye, ndetse n'abaturage ngo babanye nabo bakaba batangiye kugenda babivugana umunsi ku munsi. Bigatuma rero n'ubundi ngo muri Walikare bigaragara ko aba baturage b'abatembo ndetse n'abasirikare b'abanyanga batewe n'abo baturage baho batigeze bishimira kugera hariya kwa Wazalendo, ngo kuba Wazalendo zikigera hariya zisa nkaho zagiye zibabangamira, ndetse zikagenda zinajya mu mirima yabo bagasarura ibyo kurya byabo. Bigatuma rero nabo babafatira ingamba zikomeye cyane, harimo nyine kujya batega nabo bakabarasa. Nyuma y'uko rero muri iki gitondo ahangaha hafi naho bita naka gace bita Gatobo bahasanze imirambo igera muri 3 y'abasirikare ba Wazalendo ubwo baraswaga, ariko ababarashe kugeza baginganya bakaba bataramenyekana muri rusange. Ubona ko rero ari uko situation imeze yanga muri Walikare. Ubona ko Walikare umuzalendo akomeje kugenda akubitirwa ahabaza, akomeza kugenda mu by'ukuri navuga ateragiranwa, yaba ari umuzalendo wahariya yaba ari muri Masisi, ngo bose ntabwo bari kubafasha cyangwa se ngo bashyigikire, ngo urabona ko babatereranye. Noneho byagera mu giturage rero abaturage bo bagasya batanditse, kuko ngo bo ntabwo bari kubifuza na gato. Muri ubwo buryo rero ngo dushobora kubona abasirikare benshi cyane baturuka muri Walikare baza bakiripotinga mu mutwe wa M23.
na gatatu. Reka update zacu tuzisoreza muri teritwari ya Rucuro naho nyuma yuko FDLR zikomeye kugenda zinjira mu bice bigiye bitandukanye. Noneho ubu ngubu rero ikigezweho nuko ngo M23 yamaze kuba rwose ishaka intasi zihambaye za zindi karabutaka ngo zigiye gukomeza kugenda zihiga abaturage bakomeje kugenda bakorana na FDLR ndetse na CMC mu rwego rwo kugira ngo barebe ko n'ubundi izi FDLR zafatwa. Ni mu gihe izi FDLR ziri kuva nyine iyo ziri mu mashyamba zikaza mu giturage zikigira abaturage, bigatuma rero n'ubundi ngo bakomeza kuba bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi harimo nyine ibikorwa by'urugomo, bigatuma abaturage bahariya za Rwuya ndetse no mu bindi bice bagenda bahunga umutekano muke ukomeje kugenda uhakorerwa urugukorwa n'izi FDLR. Ni muri ubwo buryo rero turi kubona M23 ngiri gushaka intasi zihambaye zo kuba yazungutsa muri teritwari ya Masisi kugira ngo bakomeze kugenda bahiga izi FDLR ndetse n'abakorana nazo n'abagenda batanga amakuru muri rusange. Nguko rero uko situation imeze muri iyi teritwari ya Rucuro, ho nta mirwano yahabyukiye ndetse ho amaoperasiyo urabona ko bisa nkaho bagikomeje kugenda bashakisha amakuru yanya kugira ngo amaoperasiyo atangire gukorwa, ariko urabona ko n'ubundi mu masaha ari imbere cyangwa se mu makuru yacyari imbere dushobora kubona naho amaoperasiyo yatangiye, kuko amakuru kumva nyine n'indi ntasi ziri mu kazi n'ubundi dushobora kubona harimo abamaze kuba bashyirwa mu maboko atari yabo muri rusange. Yes, urakoze cyane sina makosa. Asante sana. Nguko rero bakunzi ba Eugene Official, reka duhinira aha rero andi makuru tuze kugenda tuyabagezaho mu yandi masaha ari imbere, tureba update ibiri buze kwa bigezweho. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu Fighter, ine Eugene Official. Acha Eugene Official.